mu gihugu cya Uganda bafite FUFA itangazamakuru gikomeye gifite n'abanyamakuru baripotinga amakuru ajyanye nyine n'ibikorwa byose bya federation kuri ekipe y'igihugu kujya kuri shampiyona zigenzurwa na federation n'ibindi byinshi n'imishinga yabo. Ubwo rero niba Ferwafa yasanze mu byihutirwa nyine gukora harimo gukora radio na televiziyo, ni radio na televiziyo ariko ngira ngo muri izo miliyari 15 ni budget yabo yose, ntabwo ari ya radio na televiziyo. Tutaza ku ni budget yabo kuko harimo ni budget ya miliyari 15 na miliyoni 200 ariko kimwe mu byo bashobora gukoramo harimo radio na televiziyo. Abantu batamva ayo mafaranga ni menshi, bagiye babidetaya none igihe cyagiye kibidetaya bavuga yuko amakipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru mu byiciro bitandukanye yagenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 4 na miliyoni 984. Amakipe y'ibihugu byose yose atandukanye, amakipe y'igihugu amakipe y'igihugu. Ariko iyo tuvuze Ferwafa nayo umupira w'amaguru ni ibyiciro bitandukanye, abagabo, abagore, abato n'abakuru. Hanyuma kandi bavuga yuko bazakoresha ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ferwafa rirateganya muri uyu mwaka nibyo nabivuze bya radio na televiziyo. Ahubwo kindi nabonye nuko muri Ferwafa rwose ngo bateganya ngo guzana ngo umutoza ikipe y'igihugu bitarenze muri ukwezi kwa kabiri. Ibyo byo ni hamwe bigomba kuba kuko mu kwa gatatu turakina, so bagomba kuzana umutoza ikipe y'igihugu bitarenze ukwezi kwa kabiri. Ibyo ni itegeko, nta nubwo ari ibintu byo guca ku ruhande. Yego, ubwo rero muri rusange namakuru nabonye arabibajije impamvu yabyo kugira radio na televiziyo kuri federation ntacyo bitwaye, nabyo abantu babimenya. Akenshi bakenera kwikorera ibintu bya broadcasting, rimwe na rimwe bashaka kubereza yego abikorera cyangwa se ikigo cya leta nk'uko bajya bagirana imikoranire na RBA, ariko haramutse bafite uburyo bwa production nziza bakaba bakwikorera uburyo bwo gucuruza umupira, ubwo bafatanya na Ligue bakagira televiziyo yabo, bafite ibikoresho byabo bashobora kwerekana naho umupira, ni byiza. Ushobora no kutagira ibikoresho byabo, baramutse bafite televiziyo bakakodesha umu producer, nabyo birashoboka gukorera broadcast. Ibyo nabyo birashoboka. Kimwe nuko na radio bashobora mu division. Radio y'ubwo ntibakira wenda ibiganiro byinshi cyane wenda byo kuvuga ngo baragira, akenshi usanga nyine nanone bayikoresha mu gutanga amatangazo yabo, mu kwamamaza imikino ihari, mu kuyogeza se ibintu nk'ibyo. Ubwo numva ko nabyo ni byiza, gusa ikihutirwa cyane abenshi bagiye bagarukaho no kugerageza byibura no kureba ukuntu bajya muri bya bindi bizanatuma n'ibyo bintu bashaka bindi kwagukamo bitari bikwaguka ariko nabyo bigira ireme. No kuvuga ngo business yabo ya mbere ni umupira, abakinnyi, abatoza beza, imisifurire myiza, ibyo niyo business yabo. Nibyo rero bagomba gutindaho cyane ko radio na televiziyo byo byari binasanzwe binahari, wenda bya leta n'ibyo abikorera navuga ko byagerageza gukora neza. Hanyuma rero gutegura Lorenzo igikombe cy'intwari ngo byatwaye miliyoni 30, urumva? Hanyuma igikombe cy'amahoro kizatwara miliyoni 20, naho ngo Ferwafa Super Cup itwara miliyoni 40. No gutese none se igikombe cy'amahoro nicyo cyatwara amafaranga make kandi aricyo bakiri imikino myinshi? That is unbelievable. kurusha Super Coupe, hasi ya Super Coupe na Heroes Cup y'imikino 4-2. Yabiterwa ngira ngo nibikorerwa bashobora, ntekereza ko bashobora kuba batinda cyane muri cyangwa afite umufatanyabikorwa. Igikombe cy'amahoro nicyo gikombe niyo major trophy muri ibyo byose. Muri Heroes Cup baba bafite umufatanyabikorwa n'undi Cheno itangamo amafaranga, so ntekereza ko rero amafaranga menshi akaba yari mu gikombe cy'amahoro ko niho bakina imikino myinshi, nicyo gikombe cy'igihugu, nicyo cyatekereza ko bashaka kuba batinze ariko kubijyanye n'ibihembo cyane maybe. Ikindi ariko nka Heroes Cup hari ukuntu bafasha ama equipe muri preparation, kubera ko amakipe ni nko kuyemvita, ariko muri Peace Cup biyandikisha ku bushake bwawe. So ntekereza ko Peace Cup se ibagora wiki. Peace Cup ibibuga nta nyine ibibuga biba bihari. Kubagora ni kubara igikombe nyine gikomeye, ndavuga muri prize money, igihembo cy'ikipe ya, ariko igihembo n'ubundi kiri hejuru ngira ngo y'ibyo byose. Peace Cup hari batwaranga miliyoni 10. Peace Cup ariko bihinduka ariko kashi miliyoni 10. Miliyoni 10 kanyine bitewe n'ubushobozi. Heroes Cup nabwo ariko babahaye 10. Nde babahaye 10.
ariko cumi se ape nizo yajyanye cyangwa barazigabanya ntabwo nigeze ndwa kuri sheke yabo urumva byose byari 10 polisi yahawe eshatu ahubwo apere twarazirindwe reka ducekinge neza ariko iby'ibihembo pemport ko byamera kose buriya igikombe cy'amahoro wenda imbaraga zacyo nyinshi ibifaranga byose imbaraga nyinshi bafite amafaranga ibyo ni ibintu bizwi maze imyaka 2 idafite website n'abakozi bo kwikora zo nganira ejo bundi araganira umushinga wa radio na televiziyo nta website bagira umuyobozi umwe muri Ferwafa yavuze ati abakozi tugomba kubahereza ukwezi kwa 13 Ferwafa afite amafaranga menshi undi arabyanga umwe mu bakomera arabyanga undi arabyemeza nashaka kuba bonus y'ukwezi bagitanga amakuru kuri PDF ari embedded muri PDF ati bakoze neza y'abakozi bakoze neza bagomba guhabwa bonus kwezi kwa 13 yanigeze kubaza barambwira ngo bafite imyanya myinshi itarimo abakozi bakeneye kwangajamo abakozi ariko ubushobozi ntiburaboneka numvaga rwose iri broke numvaga idafite amafaranga ariko muri federation habamo akazi kenshi banabongereye rwose nta kibazo kiba kirimo kuko abantu batekereza ko Ferwafa harimo akazi koroshye ariko habamo akazi kenshi kandi bafite abastaff bake byo ukurikije akazi kahabera so navugaga igikombe cy'amahoro gifite gikomeye wenda unabona wenda bitabarirwa cyane mu gaciro k'igikombe ama equipe ahabwa faveur yo kwakira amafaranga avuye ku bibuga icyo kintu ntago kiba muri biriya bikombe bindi nicyo twavugaga cya Heroes Cup burya amafaranga yo ku bibuga Ferwafa ni nkawe navuga iyishyuza ifatanyije na Cheno bakaba bakoramo this time bari bavuganye n'ama equipe ko bazafata 80% bakayabagabanya ariko nk'ubu ngubu Musanze nikina na APR kwa gatatu amafaranga naya Musanze rero aho urumva ko bafitemo chance yuko bagira icyo bita entrance fees amafaranga yo kwinjira kw'abafana amakipe arayabona icya kabiri ama equipe yunguka nicyo kintu nyine igihembo nyamukuru sa amafaranga wahawe ahubwo urabizi ko umuntu watwaye igikombe cy'amahoro ahita abona ticket automatique yo gukina muri Confederation Cup hano mu Rwanda so icyo nacyo ni yindi reward irenze iri ku rwego rwo hejuru ibyo rero ni ibiza byiyongera biha imbaraga kurenza wenda ibikombe bindi birimo za Super Cup na za Heroes Cup ya APR bitwaye gute havutse impaka nyuma y'umukino batise nyamuneka Gilbert Mugisha ndetse na Olivier Muzungu ntimugomba kurya muri menge ntimugomba gushyiramo agatege abandi batariko aba bagande n'abakinnyi beza ariko ntago bakanganye n'abari basanzwe bakina bashobora kuzabona umwanya impaka zari nyinshi cyane abakunzi baganira muri rusange nibyo ngira ngo twabaze kuganiraho muri rusange dore kuri Kiyovu uko yitwaye tuze kuza kuri APR Kiyovu urumva yari ku mwanya wa nyuma igiye guhangana na APR FC yari ku mwanya wa kabiri ishaka kugabanya ikinyuranyo birumvikana ko rero ari match ikomeye equipe ya nyuma ishaka kuva muri relegation burya ambitious ziba zisa neza n'ikipe ishaka igikombe ambitious ziba zingana ubushobozi bushobora kutangana ariko ambitious ziba zingana so nta duti hari rero ko Kiyovu yashaka gutsindira ya match ku buryo bushoboka bwose Kiyovu Sport yari yatsinzwe ibitego byinshi mu mikino ibanza ya shampiyona yashaka rero kugaruka mu mujyi wo gutsinda yongeremo imbaraga sinzi niba nabyita ko yakoze transfer mu buryo bwo kugura ariko arabakinnyi yatiye hagaragayemo n'umwana muto witwa Niyo David umwana uvuye muri mu Ntare umwana wakinnye interscolaire mu myaka ishize atsinda ibitego byinshi aza gutsinda igitego noneho cyakanze equipe ya APR Football Club kandi anagaragara mu by'ukuri ayigora cyane ni ikipe yagaragaje ambition kuva kuri Batansere ba Sharifu Bayo equipe ya Kiyovu navuga ko ari ikipe kugora APR ntabwo navuga ko ari uko Ruvuyanga wenda APR nayivuga gutese ntabwo navuga ko APR itari meze neza abantu wenda ntekereza ko arimo no kubyitiranya nge nerebye umupira equipe ya APR yazanye imbaraga zose yanaragerageje pe ahubwo ko bafataga Kiyovu ko bayitekerezaga ntabwo ari ko bayisanze Kiyovu ni ikipe nyine bagomba kwibona muri iri turu igomba kuba ari equipe nyine kina byo gupfa no gukira byo kwiyahura ni ikipe nyine igomba kwifita ambition zo kutamanuka malgré ibibazo zifite ntabwo navuga ko kuba match aragoye APR ari uko APR wenda itari meze neza itari meze neza no Kiyovu Sport yaratunguranye mu by'ukuri ifite imbaraga zidasanzwe itagaragaje muri fazare
Kiyovu yatiriye abasore bane, abasore bavuye mu ntare, hari umusore witwa Niyo David watsinze igitego, umusore wateye ishoti nyuma box ry'imoso yavutse 27, umusore witwa Shema Thierry ukina nk'umu mediateur yavutse 26, witwa Ineza René ukina nk'umu left winger ukinisha ukuguru kw'indya ariko birumvikana kina ibumoso mu basatira, yavutse 28, ndetse n'itwa Bertrand Dusenga Umuremyi no mu right back yavutse 24. Ni zimwe mu mbaraga rero babonye mu by'ukuri ziyongereye muri Kiyovu Sport. Uyu musore rero witwa René Uwineza by'umwihariko wavutse mu 2008, akaba arakinira Amavubi ya under 16 ndetse na under 20. Umusore w'umuhanga cyane. Muri sezo ya 2023-2024 ari mu cyiciro cya kabiri yatsinze yagize uruhare mu bitego ndetse na assist 16 teranyije ibitego ndetse na assist. Numwe mu basore rero bigaragara yuko mu by'ukuri bari bufashe Kiyovu. Hari ikintu dukunda kwibeshya cyo kugendera ku mazina gusa tumenyereye, abakinnyi bamenyerewe nyine b'abastari, ariko ushobora no kurokita abana beza bato bakaza bakiyongera kuri abo bakinnyi bafite experience. Kiyovu ifite ba Sharif Bayo, iracyafite ba Tensere, kapiteni wabo wanagoyemo aperi cyane, umusore w'umukongomani ufite imbaraga. Iracyafitemo abakinnyi nka Bakazindu inyuma, ntabwo ari abakinnyi wavuga ngo bato cyane badafite ikintu bagaragaza muri iyi shampiyona. Navuga ko yagerageje ibyashobokaga, igerageza guhatana nk'ikipe nyine irimo irarwana no kugira ngo itangire iyo message ko ihari idashaka kumanuka, ariko uburemere bw'umukino wose uko bwagenda birasa naho n'umundi APR yari iri hejuru yayo mu buryo nyine wavuga bwo kure, mu buryo navuga bwo guhusha ibitego, mu buryo bwo kubitsinda no gucyura umukino no kujera. Yewe APR yanabaye nziza cyane mu buryo bwo gusimbuza, turaza no kubigaruka ko nagize umwanya wo kuganira byihariye na Darkonovic toza wa APR, tugira ibyo tweshanja mu buryo nyine bwa squad yafite uyu munsi wa none n'icyo atekereza. Twaganira rwose iminota ijya nko kuri 20 nyuma ya match, nyuma yo kuganira n'itangazamakuru, agirana byinshi mpishurira, ntekereza yuko wenda bimwe umuntu yabivuga ibindi umuntu akabisigarana, ariko si twubakinnyi nyine akambwira tuyugurya. So ikindi kintu wenda cyo kwishimira kuri Kiyovu gifite aho gihuriye gato na APR ni umusore wa Patrick Mutesa Mafisango, afite umwana yasize witwa Cresipon, yitwa Tabu Cresipon. Akaba nawe yaraje mu bakinnyi basembuye muri Kiyovu Sport, aza kugira iminota kina. Ni umusore ukina hagati mu kibuga, umwana muremure rwose ujya kumera nka se. Ndanamwibuka ngikora kuri Radio 1 nigeze gukora na interview nawe na mama we, nabwo ari muri academy ya Kiyovu Sport. Fete Kiyovu niumva urumva ko amarokritoma yayo n'abana bazamukiye muri academy yabo, n'abana yatiye mu ntare, n'abana nyine. Ntibivuga ko kumanuka babivuyemo kuko baracyari abanyuma n'ubundi nta cyahindutse, ko baratsinzwe n'ubundi, ariko performance based ugereranyije nyine na APR, they tried their best, bagerageje ibishoboka, niko nabivuga mu ijambo rimwe. Ntago nabaveba gusa nyine gutsindwa baratsindwe, so ubwo rero nta kundi nyine. Yego Lorenzo, ngira ngo abakinnyi iyo ni Kiyovu Sport, ariko APR nayo yari ifite ibyo kureba no kwitegereza cyane cyane ku bakunzi bayo. Barimo abakinnyi bashyashya, twabonye Watara, Jibril, tubona Hakimu Kiwanuka, tubona Denis Omedio, nge namwise Omedinho, niko yitwa Omedinho. Omedinho ni izina rye nyine. Kinezi kwitwa Denis Omedinho. Kareka yitwa Omedinho ni izina rye kuva muri Uganda. Cyane. Baganda bamwise Omedinho ni izina rye nyine, niko yitwa ni izina rye. Deje bari bararimwise. Nakabyinira ngo yitwa Denis Omedinho, ariko kuva yitwa Omedinho kuva kera. Uko abagande bamwita no ku mbuga ze yitwa Omedinho. Yitwa Denis Omedinho kuri social media. Abakozi ba APR muri rusange barashaka kureba new signings, abakinnyi babo bashyashya. Mbere na mbere wowe nk'ijisho ry'umunyamakuru wabonye gute abo bakinnyi ba APR, hari icyo bazongera muri iki? Arabo twarabonye mu mikino ya Heroes Cup, notama nk'aba bakinnyi bo ku mpande yaba Omedinho ndetse na Kiwanuka. Twabonye kuva muri demi finale bakina na AS Kigali, bombe rero babanje mu kibuga by'umwihariko. Omedinho yari yabanje kuri attack, abantu bakavuga batariruka, ariko ntabwo yabonye amahirwe gutsinda ibitego uretse penalty yatsinze. Kiwanuka ukabona ko
aracyari muto kibonuka afite imyaka 21 ariruka aragerageza gukora ku mipira myinshi aracenga ariko nawe ntabwo aragira precision mu bijyanye no kubona izamu so arahuzagurika rero bijya gusa n'abakinnyi b'abanyarwanda n'ubundi APR ifite ku mpande bari abamuzungu n'aba Gilbert so kuri match ya championnat niyo ari business ya nyayo by'umwihariko Watara yagomba kubanza kuri attaque kwa amazigiye gihagije Jibril Watara kiwanuka kuri 11 nabajije n'amakuru ko no mu gihugu cya Uganda muri Kitara yakinaga kuri 11 uriya ni umwanya kina muri Uganda uyu Denis Omedinho uriya ni umwanya kina muri Uganda akinaga muri Kitara 11 hanyuma kiwanuka rero kuri 7 ijisho ry'umunyamakuru ikintu cya mbere squad gisoko ubwo kuyirebye ku mbuga nkoranyambaga n'abafana bari kuri stade barishimye cyane ko nge na post in the squad mbona reaction z'abafana abafana baravugaga ngo ubu Darikonovic ntacyo twapfa ikipe ipanze neza birasa nkaho bari barambiwe kubona abakinnyi batatanga umusaruro cyane bagaruka muri 11 buryi atari uko babanze ahubwo ari uko imibare yabitavugira sitwe nk'abakinnyi b'imbere ba PRFC babanza mu kibuga wanakozanye n'igereranya ngena nakurikiye kuri Instagram yawe nyuma ya match uko ubazaga abafana ba PRFC yego navugaga nge reaction mbere ya match afana barishimye cyane kubona abatatu b'imbere b'abanyamahanga bivuze ngo bari babikumbuye cyane no biza gutanga umusaruro Denis Omedi atsinda ibitego bibiri anyuze ku ruhande rw'ibumoso urumva ku bafana amata abyaye amavuta the new signings abakinnyi bashya batangiye gutanga umusaruro ntago twagendera umutaka wa bose kuko Watara nta gitego yatsinze kiwanuka nta gitego yatsinze ibitego byatsinzwe na Denis Omedi urabyumva izo numva zari impinduka zitsinda ariko sini impinduka kuko nagafana bazi uko byari kugenda iyo Gilbert abahari Gilbert yari suspend kubera amakarita ahari we ndiyaza kuba hari mutoza ari no kumubanzamo nta wamenye so nyuma ya match rero nibwo nafashe ndagereranya navuga ni umukinnyi waca kuri 11 wa mwanya wa Gilbert atsinze ibitego bibiri Gilbert na bitego bibiri afite muri season afite igitego kimwe malgré imikino yakiniye bwa impakani zicitse se wabonye wiboneye reaction zafana b'ikipe ya PRFC iki rero niko bigenda ikipe irimo gutera imbere Ruvuyanga kwa kuntu uvuga ngo APR ko ari ikipe itwara ibikombe by'imbere mu gihugu bizasaba iki kugira ngo noneho igere no matsinda ya Champions League iperforme ku rano mpuzamahanga yewe itware na Sekafa icyo bisaba nta kindi no gufata abakinnyi bari beza ufite ariko ku rwego ruri local bari beza ku rwego rugereranyije ukabasimbuza abeza kubarusha bitavuze ko abo wari ufite bari babi kubasimbuza abeza kubarusha niba wari ufite umukaseri witwa Casemiro akagenda utabishaka shaka undi nomero 6 mwiza witwa Seydou Daouda Yusuf wemeza shaka umuwinga kuri 11 bita Denis Omedinho malgré imyaka 30 ntabwo bikabije imyaka 30 abakinnyi batera umupira ushobora gutsinda ibitego wihuta kuri yankishanyarazi shaka rutayizamu ushobora gukora bicycle kick muri surface akaba yakora attempt nibura 3 zigaragara ko zari kubyara ibitego aho busigara uvuga ngo ndavuga kuri Watara cyari ikibazo cy'igihe ariko ibitego azabitsinda imenyetso birahari biragaragara so ni cyo navugaga ubona ko kamem APR ufite nuko yari imeze muri faza biragenda bihinduka APR iragenda banziza kurushaho sinavuga ko umutoza ari byinshi yahinduye cyane kipe iri gukina neza ariko kubakinnyi kuri performance ngenda mbona bigenda neza kurusha kuko byari imeze muri faza rega ndukomeze mbere ko tujya mu makuru wenda tunabikomeza nyuma y'amakuru ariko Denis Omedi kariteze zisa nka wenda atandukanyeho na Gilbert bakina ku mwanya umwe n'izihe afite frappe afite shot ryiza uburyo kicking umupira biragusha cyane mu cy'abatoza benshi babifuza kubakinnye ama execution ye ni nameza cyane kurusha Kiwanuka surtout urebye nyine mu gutera mu izamu si mwiza cyane nk'umubola si mwiza cyane mu kudribra si mwiza cyane mu bijyanye wenda no kuvuga ngo niwe wakoreshwa nk'uruhande rucrea amachance cyangwa uburyo ntabwo nubwo ari kenshi rwose ubona ari preza gusaba umupira kugira ngo ariwe yawo drivinga cyangwa subye bita kuba ball carrier ni Croix rero ishobora kuba yakora nk'igice cya kabiri cyo gushakiraho ibitego nakomeza kubikora nk'uko abikora donc afite sens de iri hejuru cyane kurusha iya Barafinda bitandukanye n'iby'abantu buriya muri equipe haba komadiyeje habi bice bibiri hari uruhande mukoresha nk'uruhande rucrea rukinirwaho uruhande rwa Gilbert ndetse na Claude muri APR nirwo rwari moteri mbere
ni nayo mpamvu ari rwo rwakereyaga. This time uruhande rwahindutse urukereya ni urwariho Kiwanuka cyane, wabonaga ariho bacisha imipira myinshi. Donc buri kipe y'ikina bagira icyo bita exit ya baro yayo. Aho ni abantu bakunda kwibeshyera. Ushobora kuvuga ngo umuntu yatsinze ariko aho yashoteye hari uwa drivinze barayimuzanira. So iyo ni kurare ya Kiwanuka. Ashobora kuba ataratsinze ariko Kiwanuka nawe afite ibyo contribute tuze tujye kuza dukomereza tuganira.